bisubire wa mukobwa we wa musore nkurikiye nta muntu numwe uzigera guhindurira ubuzima nta n'umuntu numwe Imana yigeze kuremera ngo akwiteho ni wowe n'ubwenge bwawe n'amaboko yawe kubikoresha ukiteza kwa mbere yasamanya na runaka kwa kabiri yasamanya na runaka kwa gatatu yongeye na runaka kwa kane yongeye na runaka wa mugani ko kugiye kwitegereza uriya muntu ubona atakiri normal ntago ari normal kandi noneho ntago ari normal hari ikintu abanyafrika twishyizemo twasansibirijwe yuko ngo kwirinda ngo ari ukwifata ngo cyangwa ugakoresha agakingirizo ngo nibwo utaza gutera umukobwa inda ngo cyangwa ngo urware sida biriya bavuga ndakeka ko na abaganga bankurikiye baze kunyomoza imirwa nawe urabyemera arata umugabo ajya asambana uko yishakiye nangiza ataye mu rugo ngo nge nta wamvuga ni ukuvuga ngo nicyo nakubwiye aho twaba tugiye wenda mu by'imibanire n'imiryango ndimo ndavuga ibintu bishobora gutera ingaruka nari nyiraho ibyo byo kuvuga ngo imfizi ntiyimirwa ibyo ni abantu babikoresha bashaka gusansibiriza ubusambanyi bwabo nk'uko umuntu usanga inzoga yaramunaniye akagenda mu bandi akavuga ngo kubw'inda yawe yakunaniye ngo muri biriya birimo ngo gisoma gake nyine buri muntu wese reka nkuwe n'uriyo n'umuntu wisha abantu nawe abashaka abayumva hari ingingo yagakwiye kumurengera ariko ntayo nta ngingo ikurengera mu cyaha ntayikurengera mu cyaha nanjye icyo nari ngiye gukurikizaho nari ndimo mvuga ko kunyigisha ikimabere uranyigisha undusha ubwenge wowe ko nakuzanye waranzanye ukumva nyine n'icyo kintu akangisha ariko abo ngabo nyine ngewe uzi ukuntu mbafata yego mbafata nka za mayibobo uwo nguwo wa mugore we nimba ubona uwo mugabo ateye gutyo umwigisha niyo yaba afite ibimodoka bimeze gute ariko ukabona imbere yawe aragufata nk'ikigoryi jya ushyiraho agakubo nyine ujya umenya ati ni icyasha naramushatse ndabigumana ku mutima ariko ni ikimayibobo kigendera ariko ntuzabimubwira atazakwica yakuniga ariko dufite abagabo bameze nk'ibimayibobo biri aho biba bifite amafaranga ariko byirirwa bisambana biri aho bimeze nk'ibigoryi ntagire n'isoni z'uko abantu birirwa bamuvugaho baramugezeho ukabona arirata gusohokana indaya nziza we arabifata nk'aho ari fiyeri arirata kugurira indaya imodoka ariko umugore we agenda muri kamambiri umugore watega igare dufite ibigabo biri aho nyine biri aho ngena ari kujya mbatumiza nko ku karere abaryamisha hasi nk'abakubita ukabashakira ikibanza ntakira timu nkabwe na abantu mubankubitira inkoni nk'icumi oya ntabwo abakubita erega buriya umuntu wese agira ibimushimisha genda umva atakubita Mes amis qui sont avec moi sur la protection de mon cœur, je vous salue très, très, très beaucoup. Je vous salue avec beaucoup de joie. Je vous salue avec beaucoup de plaisir. Je suis très contente pour être avec vous sur la protection de mon cœur. Reka twongere tubasuhuze bakunzi b'icano yacu la protection de mon cœur. Uwiteka Imana abaduhera umugisha. Mwakoze kuhabana natwe, mwakoze gukora ku mamega yanyu. Mukaba mudukurikiranye uyu munsi turi kumwe n'umuvandimwe wacu umukunzi w'icano ukunda kuboneka angaha nukuri reka mubaha basuhuze ibindi Imana iduhana umugisha murakoze cyane kuduha umwanya nanone dushimira abantu mudukurikira umunsi ku munsi hano biratunezeza murabona ko maje kuba inshuti y'akadasohoka ubwo rero ndashimira abantu murimo muragenda mujoininga uyu murongo la protection de mon cœur la protection de mon cœur la protection de mon cœur okay ubwo rero mwese mwimvemo ikaze mukore subscribe abatarayikora bayikoze kandi namwe ntimwongere kuko iyo wongeye gukora subscribe ahubwo ubukoze ikosa ubukuyeho buvanyeho ako kandi ntago abantu benshi bakazi rero uyu munsi muvandimwe wacu ariko rero nimwibagirwe ahandi hantu muzajya mumusanga kuri televiziyo bita Ukwezi Live TV cyangwa se ku Murishyo TV aho hanakunda kuhaboneka kenshi gashoboka mugereyo naho munyarukireyo mukoreyo share comment and subscribe kugira ngo ibiganiro bye mujye mubikurikirana umunsi ku munsi abafite amakuru atariho ivumbi ako nako nagomba kugashyiramo uyu munsi rero ndagira ngo ndimo ndareba Scovia hariya hirya komera Scovia
ni televiziyo nshyashya turimo gukoraho yitwa La Protection mon cœur. Ndaje turavugana. Muravugana. Harimo hariya. Sikovia. Nishti yawe mbabona Mama Rwagasabo. Mama Rwagasabo twaragendanye, twarasangiye, twarasohokanye, ubwo gusohokana mvuga no guhurira ahantu nko mu kirori. Yego. Buriya muravugana nyuma yuko dusoza iki kiganiro. Umva se ndashaka yuko tuganiririza urubyiruko. Niyihe mpamvu urubyiruko rwacu rurimo kugenda rwijandika mu bintu by'ubusambanyi? Ese niyihe mpamvu buraya burimo gufata intera? Gira ikintu uganiriza urubyiruko rwacu. Rega tuba turi mu ishuri, abana n'abacu ni barumuna bacu, bakeneye gukura neza nabo bakazagera natwe nkaho tugeze. Urakoze cyane. No kuvuga ngo icyo kibazo mbajije ni cyiza, n'urubyiruko rwicare rwige rutera gatebe. Yego. Ngiye kubisubiza neza cyane. Impamvu urubyiruko rurimo rurishora mu busambanyi cyangwa se mu mibonano mpuzabitsina cyangwa se mu buraya, ibi ni ibibazo bigera muri 5. Impamvu zigera muri 5. Yego. Impamvu ya mbere, hari uburyo urubyiruko rurimo rurakoresha ibiyobyabwenge, bya biyobyabwenge bikabarusha imbaraga, bikarangira bibashoye mu mibonano mpuzabitsina. Ibyo biyobyabwenge ushobora kumbwira kumbaza uti ni bihe? Yego. Harimo abarimo baranywa bino binini byitwa Viagra byongera igitsina, ingano y'igitsina. Urumva? Niba yarafite igitsina kingana uko kingana nyine kikagira ukundi kuntu nyine tu ku basore bo barabizi. Icyo gihe rero iyo icyo gitsina kimaje kuba ukundi kuntu akenera guhuza n'uwundi muntu badahuje igitsina. Ibyo bintu rero ibyo binini abakobwa abahungu barimo barabifata babasore ku bwinshi, kandi ibyo binini bishobora no kubatera ibibazo, ni mabyihorera ibyo binini nta cyiza cyabyo. Kabiri, hari urumogi, barimo kuyuhahuza urumogi narwo rushobora kujyana umuntu kuba yakora ibyo atateganyije, cyane cyane nk'imibonano mpuzabitsina. Ikindi, hari ibiyobyabwenge by'inzoga, z'inkazi, z'inkorano n'ibiki byose. Iyi nzoga cyane cyane buri inzoga niba abantu batanabizi, inzoga buriya zisunikira umuntu mu gushaka imibonano mpuzabitsina cyane yuko buriya n'ahantu abantu bicaye barimo kunywa n'icyo kiganiro kiraza bakarangirana indaya. Buriya nkubwira ikintu kimwe, byakugora kubona umusinzi utari umusambanyi. Ntago bibaho. Nibibaho. Nanjye icyo ngicyo sinakemera. N'umuntu uzakubwira ngo anywa inzoga ngo akabasha kuzimaintaininga, never. Bababeshya. Iyo uri umusinzi egare kunasambana cyane. Sibyo? Ikiza rero nuko ibyo bintu mubivaho, cyangwa se ukamenya uko uresista ibyo binyobwa. Niba wenda wanywaga amacupa 5, unywa igice cy'icupa cyangwa rimwe, utahe. Ariko inzoga ni nambi, ntago inzoga ari nziza. Hari akandi kantu umuntu yigeze kutuganirira. Buriya ngabagabo iyo bicaye mu kabari barimo banywa, sibyo? Buriya indaya nyinshi nazo niho zijya gutegera, ikareba. Kandi koko none se bamugani indaya yakenera umugabo ikamukura hehe? Byanga bikundi ijya kureba mu kabari niho ibisi ishobora kumutoragura, kuko iragenda basangira icupa rimwe bagakenera nyine no kuryama, ko niwo mwanya baba bafiteho kubiganira. No kuvuga ndagira ngo mbwire n'abantu iki kintu sinizi ibintu by'ubuganga, ariko buriya ngerageza no gutekereza ngakoresha subconscious cyangwa se uturemangingo two mitekerereze yanjye ngadukoresha neza. Wango iyo umuntu anyweye inzoga, amaraso niba yagendaga gakeya, hari ukuntu yongera umuvuduko. Iyo yongeye umuvuduko rero, uko avuduka abagenda ajya mu ngingo zigiye zitandukanye. Aravuduka mu bwonko akageramo, ugasanga umuntu atangiye gupayuka, agatangira kuvuga amagambo atajyaga avuga. Akagera ku mutima, umutima ugatangira gutera cyane. Akagera mu nda ugatangira kumva hatangiye kukuryaho ukuntu ho gake gake. Akagera akamanuka, akagera munsi y'umukandara, akanyarukira hahandi muri ntuza ku gitsina. Ubwo nacyo nyine yakuramyakura riravubuka, imitsi karega. Ubwo nubwo ngireze rero, hariya ntago umuntu aba ashaka gukora imibonano mpuzabitsina ya nyayo y'umwimerere. Yego.
ni nka kwa kundi cyane cyane abagabo babyuka cyane abasore sanga saa 10 za mu gitondo, abenshi ngo ushaka kureba umusore muzima, abenshi rwose ngo gahunda ibiri ku murongo neza. N'inzoga rero zisunikira ko umubiri nyine ukora ibindi bintu, gukoresha ibintu wowe utari witeze mu bwonko bwawe. Yego. Ukajya kuryamana n'umukobwa ariko atari mu gihe cyangombwa wari kubikora, ahubwo bibaye kubera ko izo nzoga zagiye zivura imisemburo cyane, ikora cyane birengeje. Ubwo aho ngaho inama utanze se nukureka inzoga no kugenza gute? Inama niyo kureka inzoga, cyangwa se umuntu yaba byaranamunaniye akayinywa ari kumwe n'uwo bashakanye, ku buryo bamara kuyinywa bagahita bimatatura. Ayiwe data we ko bigoye. None se ubu ngubu ntago byakoroha. Ubwo bivuga ngo urubyiruko rwo kubera ko rutarashaka rwo ntizongere kunywa inzoga. Urubyiruko ntago narushishikariza kunywa inzoga kuko inzoga ni mbi, inzoga siza abato, inzoga siza urubyiruko. Ndumva ari ibyo. Nibyo ngibyo. Wari ugikomeza kututondagurira, utushyira ku rutonde. Nahereye ku cyitwa Viagra. Ni bya mbere nkiraho urumogi. Kabiri, byo ni ingaruka ni ibintu abantu bashobora gukoresha bikabasunikira mu mibonano mpuzabitsina. Gatatu, inzoga. Kane, inshinge bitera. Zira nshinge bitera nazo zishobora kuza ari kirimbuzi. Zo bazitera ngo bigende bite? Bazitera kugira ngo amaraso yirukanke cyane, bakora ibintu byinshi ba. Nibiyobyabwe buri inshinge zirushura urumogi gukara. None igitsina kenshi na kenshi ubusanga ibitsina byabo buri giye kubareba bayiteye ibishinge n'ibitsina baba babiziritse ahari. Yego. Simbizi. Iziri kubwo n'abahungu nimba ari iki. Noneho rero ikibaho ni iki? Bibasunikira kujya gukora. Ariko aho ndimo kumva uri muvuga urubyiruko rw'igitsina gabo, abasore. N'abakobwa nabyo bibahuko. Nibyo byose nabo barabikora. Nabyo babikoresheje. Ibyo binini bakabinywa n'ishige barazigira nabyo bibaho. Viagra sinzi niba abakobwa bayinywa. Ariko inzoga iyo bazinywe nabo ubushagarira burabafata. Bagasara bakamera nk'imbabura nk'amazi yatuye ari ku mashyiga, bagasizora yatangira kubona umuhungu akamushimashima, yamushimashima nawe yanyweye ku itabi cyangwa ku nzoga, n'umuhungu akamushimashima, bikarangira bagiye ahantu kwiburungushura mu cyumba cyabugenewe. Baba data we. Ari rero ibintu abakobwa bakunda kwitwaza. Ngiye reka mvuge ku bakobwa kuko nanjye ubwo narahanyuze muri icyo kigero. Abakobwa bo bitwaza yuko ngo ikibatera ubusambanyi ari ubukene. Ese nawe urabyemera koko? Nibyo nanjye kujya muri yari ingingo ya 5 nuko wanciye mu ijambo bwana munyamakuru nako madamu munyamakuru. Ariko ikintu bita ubukene nabyo ni intandaro y'ubusambanyi burimo buraba cyane cyane hano mu mujyi wa Kigali. Ubusambanyi burimo buravuza ubuhoha. Yego. Ndakubwiza ukuri, hakozwe ama operation cyangwa hakaza kubaho wenda ko amabati nka saa 6 z'ijoro cyangwa saa 8 ahitavaho, hagacaho kamera hejuru y'ayo mazu. Bamwe wasanga bari bicaye, abandi bahagaze, abandi bameze nka byandi bya Brice Melody yavugaga. Kandi utwana dutoya. Oya bivuga bugana. N'abakecuru barimo hariya. Abakecuru abasaza bazanye imvi. Yaratawe. Yabari ibintu bikomeye, ariko urubyiruko cyane cyane rwo ruri mu buraya buteye ubwoba. Kubera ubukene. Ubukene. Ubu bivuga ngo umuntu wese ukennye agenda gikemure muri ubwo buryo. Oya. Ese umuntu yabukoze bwa buraya bwarakira nibura. Ahubwo bimutera umwaka. Kugenza indaya, ko nzindaya nzi gutya. Zisambana ariko ukabona no kugira ngo abone n'amafaranga yo kwigurira isabune yo gukaraba n'intambara. Ni ikibazo. Ariko biba byagenze bite se buriya? Inda zisambana nk'isazi. Aburi isazi ikunda gusambana cyane. Niko bajya baca uwo mugani, banza wenda ariko iteye. Ubwo abazitegereje barabizi, ariko umuntu ujya kwitegereza isazi nawe ari umunebwe. Noneho icyo tureba uwo mukobwa uvuga uti naramubonye nta n'isabune abona, nta mafaranga yo kugura isabune abona, aba ari umukobwa aba ari indaya y'ikigoryi. Hari indaya ishobora gukora uburaya yukanagura imodoka, ariko hari n'indaya z'ibigoryi. Ubundi indaya nyinshi ubona yicuruza, benshi baba mu mutwe nta kiba kirimo, barananiye n'iwabo. Ariko wa wundi ubona wiza akabikora ari ibintu ubona ko yabigize akazi, yabifokasinzeho. Uwo biragoye, uwo ngo yubaka n'ishati igeretse.
biriya biboro bigira amafaranga ahubwo indaya nyinshi zibijyamo ntago zifungutse mu mutwe ariko nanone uburaya ni bubi bisoza n'izo ndaya ziba zaraguze mu mazu hari inzu zishya cyangwa se zikaba zasenyuka zigasenywa n'umutingito uburaya ni bubi cyane kubera se ko ari indaya inzu igasenyuka kubera ko ari indaya se yego aho yawe ngaho uratubeshya guteze kumva bihuriye he inzu z'indaya ntago zikomera nk'iz'abandi buriya barabasondeka ntago bo babona umwanya wo kujya kuzicekinga nta mwanya babona wo kubikurikirana cyane yuko aba yarabikuye mu mafaranga yego kuriya ntago aba amuvuna ariko amuvuna ate se we ubwo yaba yamuvuniye gute ahubwo abari mu ruviri abari mu munyenga hajya hariya akaryama bakamwimataturaho ubwo se ubwo urumva nge ndimo kumva ayo mafaranga atamuvuna ntago aba yamuvunnye niko byumvikana ariko nanone urebye kari akazi uvuze ngo ugera kwa mbere kugeza ku cyumweru ukora kari akazi ubwo urumva waba ufite ubuzima bumeze kariya ni akazi k'ububwa kariya se ni akazi ubundi ntago waba uri umukobwa muzimerega ngo uvuge ngo ubuzima bwawe bushese mu bantu utazi ariko uzi ko buriya ubwira ikintu utazi buriya uko umukobwa aryamana n'abahungu batandukanye siritu nk'abantu badakoresha agakingirizo niko akuramo ibibazo cyane cyane biri mento buriya nubona uzarebe n'abagore kenshi bagiye banyurwamo n'abasore benshi cyangwa abagabo benshi burya mu mutwe ntago aba ari tayari yego aba afite mental disability wenda ntago biba byakerura cyane ariko bivuga ko uko buriya uzarebe nk'umuntu abaganga bateye amaraso yego iyo bamuteye amaraso kubera ko ayo maraso aba ataraye wa muntu atangira kujya akora ibintu ubona atari we wa nyawe original kuko hari ukuntu amaraso ye nyine bayavangiye rero niyo umuntu aryamana n'undi cyane cyane badakoresha agakingirizo ziriya spams haba harimo amaraso utapimisha ijisho ayo maraso rero yagiye muri wa mukobwa cyangwa wa mugore ejo akongera akagibwamo n'ayandi maraso abigicamuke bitabibameranje ni handi ujya kumva ngo inda yataye umwana muri toilette burya ntago aba akiri tayari mu mutwe bivuga ngo aba yamaze gufata imico y'abantu benshi batandukanye aba yarangiritse ni ukuvuga ngo bisaba kandi ntako bari bazi ni byinshi hari n'ibindi nanga kuvugira na hano ariko rata koko icyo uvuze nicyo hari ukuntu ureba nk'umuntu ukajya ukumva ngo asambana ngo kwa mbere yasambanya na runaka kwa kabiri yasambanya na runaka kwa gatatu yongeye na runaka kwa kane yongeye na runaka wa mugani ko ugiye kwitegereza uriya muntu ubona atakiri normal ntago ari normal kandi none ntago ari normal hari ikintu abanyafrika twishyizemo twasansibirijwe yuko ngo kwirinda ngo ari ukwifata ngo cyangwa ugakoresha agakingirizo ngo nibwo utaza gutera umukobwa inda ngo cyangwa ngo urware sida biriya bavuga ndakeka ko na abaganga bankurikiye baze kunyomoza nimba mbeshya biriya bavuga dukeya ku by'agakingirizo karinda kariya agakingirizo ibyo karinda batavuga nibyo byinshi ngaho tunyuremo muri make bitazwi basi kuko nyine wa muntu mugiye guhavinga fani mugahuza umubiri ku mubiri yego haraza kubaho ko muri buze no guhuza amaraso nyine mu mutwe nyine ejo wahura n'undi ukaba wakwangirika yego kuko buriya umuntu ibyiza nuko umuntu muhuza amaraso ku maraso ari umuntu mubana muzahorana yego ariko iyo ugiye ukajya ugenda ukajya ku mukobwa umwe ubwo ndavuga n'abagabo akava ku mugore umwe akajya ku wundi akava ku wundi akajya ku wundi wabazi ko ngarimo arakora ikintu cyiza arimo ashimisha umubiri ariko muri make aba arimo ariyica ni wahandi ujya kubona ukabona yabaye nk'igisazi aravuga ibigambo mu bantu ntago agitinya kuvuga amagambo y'ibitsina kuvuga igitsina uko cyitwa mu magambo mbere y'abantu ibyo bintu koko abagore benshi bakunda kubipfa n'abagabo ukabona nk'umugabo umugore aramushinja ubusambanyi bino bintu imvugo bihaye bavuga ngo imfizi ntiyimirwa nawe urabyemera arata umugabo ajya asambana uko yishakiye nangiza ataye mu rugo ngo nge nta wamvuga ni ukuvuga ngo nicyo nakubwiye aho twaba tugiye wenda mu by'imibanire n'imiryango ndimo ndavuga ibintu bishobora gutera ingaruka nari nyiraho ibyo byo kuvuga ngo imfizi ntiyimirwa ibyo ni abantu babikoresha bashaka gusansibiriza ubusambanyi bwabo nk'uko umuntu usanga inzoga yaramunaniye akagenda mu bandi akavuga ngo kubw'inda yawe yakunaniye ngo muri biriya birimo ngo gisoma gake nyine buri muntu wese reka nkuwe n'uryo n'umuntu wishe abantu nawe aba yumva hari ingingo yagakwiye kumurengera ariko nta ngingo ikurengera mu cyaha ntayikurengera mu cyaha nanjye icyo nari ngiye gukurikizaho nari ndimo mvuga ko
kuri urwo rugero utanze ukavuga yuko umuntu iyo agenda asambana aho ageze hose n'abantu benshi batandukanye yangirika mu mutwe, mise mbifatira ku rugero nzi rw'umuntu umugore yirwa ashwana nawe ngo arasambana sibyo, ariko ukajya ukabona umugabo nta nicyo binamubwiye, ahubwo agafata umugore we nk'aho ari umunyamafuti. Tugaruka aha ngaha bano mudukurikiye, umugabo we bavugaga arasambana, yego nk'ubu wowe ukaba ufite umugore, igihe cyose umugore agahora gushinja ubusambanyi. Urwo rugero wiruntangaho rutange kuri gafaranga. Gafaranga noneho wenda bakavuga bati Gafaranga asambana na Jacqueline, akavayo akajya kwa Mutesi, akavayo akajyayo kwa Mahoro, akavayo akajyayo kwa Nyirabyatsi, gutyo nyine abantu batandukanye. none uwo mugabo akajya areba umugore we nk'ikigoryi, akajya muri nk'ikigoryi. Uwo mugabo rero reka nkubwire iki kintu, umuntu nubona yarananiranye muri ubwo buryo kandi atagira n'ubwoba cyane isoni z'uko barimo kubimucyura, ubwo ndabwira nk'uwo mugore, niba umugabo wawe yirirwa asambana wamugira inama akakureba nk'ikigoryi, ariko ukabona aruzuza inshingano z'urugo, mwihorere. nese bene uwo nguwo yazuzuza. umva nkubwire nyine, buriya ntago abantu bose uzabigisha kutekereza ko wakwigisha abantu bose ngo bakumve siko biri. Yego, hari umuntu ushobora kwigisha akakubona nk'ikigoryi, si uri umwarimu kazi cyane. hari umuntu wowe ushobora kujya kwigisha akavuga uriya muntu abanyigisha iki, kandi ntatekereze yuko iyo nyigisho urimo uramuha izamufasha igatuma abaho neza kandi agatera imbere. Niwereho ye uri kumva. Rero no muri ubuzima bwa buri munsi hari abagabo nyine bari aho babaye nk'ibihomora, wigisha ahubwo kugira ngo yumve akarwana. Hari n'abarwana. Yego, unyigisha iki mabere, uranyigisha undusha ubwenge, wowe ko nakuzanye waranzanye, ukumva nyine n'icyo kintu akangisha. Ariko abo ngabo nyine ngewe uzi ukuntu mbafata, yego, mbafata nka za mayibobo. uwo nguwo wa mugore nimba ubona uwo mugabo ateye gutyo, umwigisha niyo yaba afite ibimodoka bimeze gute, ariko ukabona imbere yawe aragufata nk'ikigoryi, jya ushyiraho agakubo nyine ujya umenya ati ni icyasha naramushatse ndabigumana ku mutima, ariko ni ikimayibobo kigendera, ariko ntuzabimubwira atazakwica, yakuniga. ariko dufite abagabo bameze nk'ibimayibobo biri aho biba bifite amafaranga ariko birirwa bisambana biri aho bimeze nk'ibigoryi ibi. Ntagire n'isoni z'uko abantu birirwa bamuvugaho baramugezeho, ukabona arirata gusohokana indaya nziza, we arabifata nk'aho ari fier, arirata kugurira indaya imodoka, ariko umugore we agenda muri kamambiri, umugore watega igare. Dufite ibigabo biri aho nyine biri aho ngiye ari kujya mbatumiza nko ku karere abaryamisha hasi nk'abakubita, ukabashakira ikibanza, ntakira timu nkabwe n'aba bantu mubankubitira inkoni nk'icumi. Oya, ntabwo abakubita. Erega buriya umuntu wese agira ibimushimisha. Genda umva atakubita 500. Aya 500 mfite ndahita nkuraho 50 y'indaya. Yego, sibyo? Uwo rero abamaje kuba addicted, abamaje kuba akwangirika mu mitekerereze, kandi none akumva yuko umukobwa yaryamanye nawe uyu munsi kumusubiraho yaba ari icyasha, agashaka undi mushyashya. Byibura triste hari ukwamira hamwe, hari none uhora agenda ameze nk'ihene y'izuba. Yego, dutangira inama ku rubyiruko rero tugana ku musozo. Yego, babyitwaremo gute na bwa bukene bwabo ko aribwo bagaragaza ko aribwo bajyana muri ubwo busambanyi, babyitwaremo bati. Urubyiruko mu nteze amatwi munankurikiye mu ndeba, nta muntu uzigera guhindurira ubuzima, ntawe. Reka nongere nsubiremo, bisubiremo. wa mukobwa we, wa musore nkurikiye, nta muntu numwe uzigera guhindurira ubuzima, nta n'umuntu numwe Imana yigeze kuremera ngo akwiteho. Ni wowe n'ubwenge bwawe n'amaboko yawe kubikoresha ukiteza imbere. Haguruka ukore, utere imbere, ushake ikigutunga kigatunga n'umuryango wawe. Nubona amafaranga uzabona n'umugore mwiza cyangwa se umugabo mwiza. Urabimvugiye cyane. Urakoze cyane. Basezereho ibyacu ntabwo mbasezeye, nzagaruka. Hasezera bagiye gutaha mu ijuru, bagiye gupfa, ariko nzagaruka. Uzagaruke n'ukuri pe, uzagaruke. Turagukunda, turatuganira, turagukunda. Murankunda cyane. Yego, kandi imvura iguye niyisubiriye, ngiye idasubiriye bayita cyumya, ariko nge sindi ya mvura y'amahindu. Urakoze cyane. Ndumva twasezera, nako twababwira ngo see you next time. Imana ibarinde. Hasta la vista.